turashima uri hano wenyine se ntabwo ndi jyenyine nuko yari yicaye muri salo ariko n'abandi barahari yari ari mu cyumba mu cyumba ni amakuru se amakuru ni meza ndorukana cyagiye ubwo se wahavuye ryari wowe mbona yise nabura se ko ari umushuti wanjye biri aho ngaho kandi ko muzirana nanjye uriya ni kazini wanjye mva yararimbwiye ngo kazini niwe umva nyine twariganye kera hari ukuntu nyine njya mba numva mfite irungu nkavuga ati kanjye kwisurira inshuti zanjye twiganye tuganire cyane ko rero kumbwira bari n'umushinga ngari gutekereza ngo nimba namuha ibitekerezo gutyo nyine yagira utuntu twinshi abamo ntawamenya yambwise yambwira basigaye akorera mu rugo umva ntawamenya ahubwo se mwebwe muriyobewe muba mufite bizinesi nyinshi mu mitwe yanyu hano ngiye kwishimira kongera kukubona hashize igihe ariko mba yaciye iminsi gusa biriya ntabyangaje ko nta nubwo ujya uhinduka da uri kubona ntabwo ujya kubona uhinduka nahindutse wapi ntabwo ujya uhinduka pe ese duherukanye usa ni imyaka ingahe ni 10 ni 11 ko naho ngaho hagati nka 11 hagati aho ngaho nanjye simba mbyibuka neza ariko ndabona umeze neza umva umubyibuho urakwishagira ngo ufite umuntu uri kukwitaho muri iyi minsi ni stress stress zituma umubyibuho wawe mu gihe abandi stress zituma bananuka urabizi guhera kera nabaga nashyushye nabaga ngana gutya ndabona uri umunyamahirwe amubwira se akaza tukavugana mubwira ko nahageze uramushaka ndamushaka dufitanye meeting aramwe munyureho mu rugo mubwire ko nahageze ni amahoro tuba tuganira ibintu byinshi by'akazi karebure twarakuranye arabyirengagije karebure twarakuranye nanjye kumukureba ko nizeye kutemubwiye ko twabonanye wambonye hariya ese hari ikibazo kirimo kubona baragusanze kwa kazi oya ndumva yanabyishimira ntabwo ndumva atari ngombwa se yabyishimira Katano ni kazini wanjye aramuzi ariko nyine kuvuga ngo wambonye iyo ngiye ndumva bitaba bisa neza atari na ngombwa ariko numva nta kibazo kirimo nyine urabona ninagiyeyo ntabwo nari namubwiye rero urumva byaba ari ikibazo ubimubwiye nta n'ikibazo yabifatamo nk'uko umubwiye ngo waje kureba Brian yakubwira ati ushaka kumara y'icyumweru uretse ko ni iby'akazi ntabwo mbijyamo cyane reba ibindeba ko ari iby'akazi kanjye kumukorera nk'ikibazo biratebuke nabundi se uje dutunguye mbese wambwira wa mushuti wawe mwagendanaga umuti wanjye ameze neza yavuye hanze mva yongera asubirayo yaraje atongera asubirayo ntabwo yigeze atinda mva wadutunguye rero usanga rwose nari bimaze kare mazitese aha nanjye nkoko niyo ngoma nahazindukiye ni sawa njye nahazindukiye pe aha ndabona ufite itara amwita izuba ryanjye ndi kubura impamvu usigaye uri inzobe cyane none se reka tugenda nanjye guhanga kwakira ariko turi kwihuta
ariko tuba twagenda hano sikari mu rugo nzagaruka muzajya kira ariko se hari n'ubutaha ikibazo muganira oya ntacyo twe dufite gahunda yo kujyara akazi tugiye kujyamo n'ubwo ngo ngiye kumunyuraho gusa tugende imeze neza twagenda tukajya kuvugana kare reka tukageremo bikorera inshuti nirenga Maya nzanira amazi yo kunywa Ati numvise uhamagara shaka amazi hanyuma ndaguhamagaye cyangwa mpamagaye Maya nari nzi ko nyine uyashaka byihutirwa kandi mari ibindi bintu arimo ashakwa nimba ari hejuru ntabwo yakumva hano ko njye rukwegeye ni wowe urekereje uya ni ukunandi mu kiko nakunda byumvisha kandi urumva ukeneye amazi hanyuma urareba usanga nkwiye kunywera mu wabuze ikirahure mu rugo nyine mbise mbikora nihuta hari mva mu maso sinzo ndakwanga n'umutima wanjye wose mva mu maso wintare sesemisi mva imbere akira amazi wowe ujya wireba mva imbere so mbese ukuntu kaba kazi kwigwangika ngo bagira ngo ni umuntu ariwe ubwo hakureba yagira ngo uri umukobwa w'umutima rwose mama akira amazi ni mu mfitiye ni imbabazi umfitiye nakubura sheri uzi ukuntu usa n'Imana isi bimwe ngiye kukubaza ikibazo kimwe ariko ntumbaze nyine wenda ibintu byinshi ngo kuki nkikubajije ase sheri uhora mu bibazo nta bisubizo ugira okay nta kibazo umwanya ntiwawe wembaza ngiye ibyo mbaza byose ndabigusubiza gusa jya umenya ko ngukunda kandi cyane n'umutima wanjye wose hande wenda abahungu bose mbabonamo nk'aho bambaye amajipo bose iki ni ukuri kw'Imana sheri nawe urakabya pe oya ubu tayari na papa wanjye mwambika amajipo papa we ni umupapa mvuze abahungu ese igitsina gabo ingaragu zose bamwe ari udukobwa tugenzi twanjye uretse yo gusa okay but you can ask me okay ndamutse usabye ngo tu breaking ibiki nyine break up yego twihereze nk'igihe genda ngira utuntu nkemura nawe ugira utuntu ukemura wabyakira nta rundi rwango rurimo ari kugira ngo twihereze akanya ndi kubaza baby ntabwo ari byo ndi kukubaza nese icyo kibazo ko gasa arawe ugize impuhwe unzaniye amazi uru rugo nta birahure bihaba gasuzuguro kabi uvuze birahari nyine nari ndi kubyoza hanyuma uri kubyoza ubura ikirahure na kimwe unzanira muri plastique byongeyeho nashanutse ntabwo ari we nari mpamagaye Maya
dore ubujajwa n'uburaya bubi ko gasuko nguko gakanaguzwa wagira ngo ni injanga zapfa mu ishashi. Mama Simana koze iki gituma usigaye biragutyo. Basimbabarira nakoze iki? Umutima nama w'umuntu ni umwumvisha icyo yakoze. Ma nta kintu na kimwe umutima wanjye ucinje. Ukubwira ko uri umutagatifu. Mamba dukumva umutima wanjye uri kungira ukunduka kandi ngiye ngukunda. Urankunda ukankorera amabi yose ukanzanira amazi mu gikombe cya plastique mu rugo rutabuze ibirahure. Urubahuka we. Ntabwo bizongera basi mbaba. Manu kuri nta kintu kibi ngukorera pe manda gukunda mangerageza uko nshoboye kose nkwereke ko mwitaye. Ariko ukanyitura kuntuka. Ariko amarira nk'ayingona muyakurayo. Agara y'ingona mama. Ariko ugira ute? Ukunda nde? Wabayobye aho wagomba gukibariza. Jesus. Wabibeshye ku muntu agomba kukibaza. Reka nkubwire impamvu nkubwiye gutyo, sibyo? Urabizi njyewe aho My love we mwambwiye break up. Babe. Ntabwo bibaye. Njye nuko nzi ko aho kugira ngo nkubabaze cyangwa ngushinje amakosa runaka, mba numva nafita nk'igihe nicara nyine nkarira nkamara igihe tutavugana, ariko sinkuyereke nabi kuko urabizi ko mu minsi yashize hari igihe nyine nigeze kwitwara nabi nyuma mbona yuko byakubangamiye. So mba mvuga in case tujyanye ikibazo aho kugira ngo tugikosore mu buryo butari bwiza, wakicara ukitekereza nanjye nicara ukitekereza. Nibwo buryo mbivuzemo. So none ubu ngubu ni ikihe kibazo gihari? Ni ikibazo gihari ku ishuri bansabye andi mafaranga. Kandi urabizi ko n'ahandi hantu mba mfite buyakure, sibyo? Ese ibyo bigatuma dutandukana? Nako dufata akaruhuko nk'uko babivuze? Ariko ntagusobanura impamvu y'akaruhuko. Ikindi gihe nakosheje uretse ko ntabwo mbiteganya. So ukeneye igihe cyo kwitekerezaho, right? Sibyo mbwiye? Kandi usigaye wirakaza. Si twababariranye njye nawe? Nese wanyumvise? Iyo nakumvishe se sibyo urimo uravuga nyine? Biriya na akaruhuko ukeneye amafaranga yo kwishura. Hari ikindi? Mbabarira mfashe n'umukunzi wanjye kubera yuko ndi kubona nimba ndi kumurakaza, nimba nsigaye nganira ikintu cyose akakibonamo amafuti. Babe, ntabwo nkubwiye ngo to breaking cyangwa ngo twihereze umwanya. Okay, nta kibazo. Cyari igitekerezo. Habayeho ikibazo nawe ukoshije. Mbere yuko mbwira n'icyo kintu rero hari n'ikindi ahubwo ngiye natekerezaga. Kubw'ibyo bibazo sinzi uko byagenze, sinzi ibi n'ibi. Nagize igitekerezo cy'uko kuki upfusha ubusa urukundo rwawe ndakwanga pe. Wabuze undi muntu ukunda? Mama barira basi n'imbabazi. Reka ngukurire inzira ku murima. Uzongera gufata umwanya wo kunkunda. Njye ntabwo ngukunda na gato. Si uyu munsi n'igihe kizaza. Ntabwo umutima wanjye witeguye kukwakira ngo ngukunde. Oya mama. Ndadogwera umunsi ngiye kwisubira. Ntabwo nzongera kukubabaza. Nga basi n'igihe ngiye gutangira gukora ibintu neza. Guhera uyu munsi ugiye kwisubiraho? Yego, ntabwo nzongera. Ngiye guhera uyu munsi rero ngiye gukuba urwango nk'ishuri ijana. Oya mama. Ibyo uzakora bizaba ubusa, sibyo? Asoni. Hey mama. Nta rukundo rwo gupfusha ubusangira. Uri kunyumva? Nta rukundo rwo kwangiza mfite. Mpumbye rimwe, kabiri, gatatu, nkubure. Mvuze ngo ikikantu. Cishwa. Bitumva mu maso wacyondi. Kwa suko. Ewe, mama ndagukunda mama. urabona ngo sinzi ibibazo byo ku ishuri n'ibyo mu rugo iwanyu. Nagira ngo ngiye ibintu rigamba nshishikajwe nabyo n'ishuri. Wait. Okay. Nagira ngo uze kuza. Nifuzaga yuko waza tukabana. Azangufasha mu bijyanye n'amashuri.
ni iby'ubuzima busanzwe kugira ngo ube wait hafi. nawe ukiri aho mukunzi mwiza njye ntabwo nanze kubana nawe ariko uburyo ubivuzemo Jesus kuza nk'inka ese wagira mupfukamye yego nkora iki njya kugusaba ababyeyi uretse ko aka kanya nta nubwo byakwemerera kuko nawe urabizi neza ko ndacyari mu nzira zo kwiga kandi ikintu niyiyemeje urabizi ko ngomba kukigeraho ese ujya ureba inyungu zawe bwite mbere yo kureba iz'abandi so ukeneye amafaranga right none ntiwifuza yuko uza tukabana hano nise bebe uri kungura ni ukuvuga ngo ntahita nemera ko kuza nkabana nawe amafaranga urayahagarika y'ishuri sibyo nibyo kuki utekereza hafi njye ntabwo ndi gutekereza hafi ahubwo nkawe nk'umukunzi wanjye wakabaye uterwa ishema nanjye akavuga umukobwa ushaka kwiga akabanza agasoza nta bindi bintu bimurangaje di proud ariko ukeneye ngo nze hano mu rugo ndetse ngira inshingano mba umubyeyi mbyara umwana atangire nawe kunyokipa ninde kubwiye yuko akeneye urubyaro hano none se bebe njye nawe twabana inshuro twaryamanye ntuzizi nimba utanazizi nizenze eshanu wantwitira niko Imana itarabishaka ikintu cyose Imana ishaka kigomba guhita kiba okay it's okay bebe ntabwo twabana aka kanya betse soze kwiga kandi nabwo uzaza mu rugo usabe ukwe tubane nk'umugore n'umugabo na famiye yishimirika bavuge ngo babyaye neza nabyumvisha kumva ukuntu ubwiye ngo za tubane hagusuzuguye right Nahari ese ko ndi kubona ndeba nkaho utanyishimiye ujya wanga ko nkubwiza ukuri dore niba ngibi ndimo ndakubwira ngaho kugira ngo njye nawe tujye tuvugana nabi cyangwa tubwirane amagambo adakwiriye njye nzaye nigendera nifatira umwanya mu gihe nzi neza ko ntagukoshereje it's okay nta kibazo ngagenda urebe ibiryo hariya muri fridge ushyiremo micro-onde oya njye nta biryo nshaka ntabwo naje hano kuko nshaka ibiryo njye ndatashye mu rugo ubitekerezeho nubona ko tugomba kubanza gutegereza ngasoza kwiga njye nawe tuzabana kandi amafaranga ashiri wanjye ngere mu rugo yangizeho sibyo I love you bikorera inshuti nirengagiza uyu mutima wamukunze nta kimwe amamureke ngo nuko atankwiye ese mureke ngo nuko ari umuboyi ese mureke nyuma njye mbeho nicuza kubatandi ruhande ese kari unyura ese kari unyumva mbwira ibyanjye byose this is love and sacred love and sacred love and sacred this is love and sacred sinibagirwa na bindi mbari 207 Ese Jose managinga gute gukora kano kazi ukanashobora gusoma ibitabo bya nta mugeze ani ngo uko nshoboye kose ko niyo hobby yanjye iyo Imana isa n'ibikurera icyo ugomba gukora ni iki hangana gutwara iminota mikeya ndi kuri 207 ese Jose uretse nkabaza ikibazo kimwe ako cyumve neza niba ntacyo gitwaye baza nta kibazo ikibazo uretse ko atari n'ubwa mbere nawe nkikubajije
byagenze bite ngo wisange muri kano kazi? Ntabwo uramo igisubizo mu by'ukuri. kikunyura Uko biri kose hari ubundi buryo bari gukoresha iyo hari ikibazo cy'ubushobozi. Cyane nyuma yaho ntabwo wari kuba uri hano. Byagenze bite? nakubwiye ngo ni ikibazo cy'amafaranga n'ubuzima. Ahubwo reka nkubwire ikintu natekereje mu nkuru yawe. Witangiye abavandimwe bawe. Rero mba numva mu by'ukuri nyagasani namfasha, nyine sinzi ngo ni ryari, ariko Imana nimfasha. Ndumva nkeneye yuko bazava muri ubu buzima bw'aka kazi. Ufite ibintu byinshi ushoboye gukora, nshaka ariko kubanza ukabyishyiramo. Ko nutekereza yuko ugomba kugarukira hano byaba ari amakosa, kuko ushoboye ibirenze ibingibi. Ndetse n'aya mashuri wayasoza wanayakomeza ukayagera kure. Ikibazo ni ubushobozi. Ubushobozi rega bufitwe n'abantu. Numvaga nshaka abanyeshuri tuvukana, abana twigana nyine bazaba abanyeshuri beza, nkabitanya nkabishyurira amashuri, nanjye nkaziga nyuma. Niyo plan. Nyuma ni kera. Buriya se. Ni kera. Ntekereza ko ubu ngubu sinshatse kubikubwira nk'aho hari ikintu ngiye gukora, ariko nsengere ku Mana. Mana umfashe we tuzi karibu ibintu byiza, umuha amafaranga, umugire impuhwe, umurinde abanyeshyari, umuhe ubuzima bwiza buzira umuze, kugira ngo n'imbere y'ahazaza nzajye nkomeza mubona ameze neza kandi. Kuko nakubeshye, njyewe niyo ndi kukureba ntabwo nkubona muri iyo myambaro wambaye y'akazi. Mbona mukindi mu myambaro irenze iyo ngiyo. Wenda abona ari ikintu Imana igiye kuzakora. Oya, ibyo icyo nzi cy'Imana. Buriya ndabizi ko imyaka 10 iri imbere nzaba meze neza. Imyaka 10 ni myinshi. Ni 10. Ye niyo mbara. Wowe niyo bara, ariko Imana wasanga atari ibara. Buriya se. Ye niyo mbara. Mba nkubona muri ya myenda ujya utekereza, ya kakazi utekereza, kandi birashoboka. Ni inzozi. Jose ari umukobwa mwiza. Rero ntukemerere ko ibitekerezo byawe biha umupaka ngo bigarukire hano gusa, ahubwo birebere kure, reba kure, sibyo? Tugeze bakunda kuvuga ngo sky is the limit. So reka ibitekerezo byawe kubirimitira hano hafi. Flying higher. Dream big. Yeah. Sibyo? Kandi uzagera. Amen. Wihangane nkomeza kukubaza utubazo twinshi. It's okay. Kubaza. It's okay. Jose ugira umukunda. Ahantu bagera akahini kameze neza. Bakira ariko buryo wajya kugira ahantu hahasirimu cyane. Njye nikundira ahantu hatuje ariko buriya. Ambwiye ati rero ndaza nicara hano nyine. Wambwiye ati rero sindi umuntu atumuhumeka. Unangije no guhumeka, ntago ndi guhumeka utarambwira. Brian, ukuntu bimeze se. Yarafashe umwanzuro. Umwana w'umukobwa ngiye kumushyira mu mago. Umukobwa ugiye kumushyira mu mago? Shyira umwana w'umukobwa kuko uramukunda. Uzi ko ukimura mbikubwira ntubyize. Hagaruka utabyizera, ahubwo ni so basi ubona gukunda. Warabigenzuye neza ubona aragukunda.
aso ugenzura ute ku buryo namara icyizere cyose wumva ntarabimenya njye narabigenzuye neza uraperereza Maya ndamukunda ngiye kumushyira mu aguhubutse se buriya oya ndumva ntahubutse kuko iminsi tumaranye bro reka nkubwise ntabwo nakubwira ko ari umwere ariko n'utumisiteke aba afite ni udusanzwe ni defo zisanzwe nyine umuntu uwo ari we wese nk'uko nanjye mfite izanjye rega yihangane ariko igihe tumaranye ukuntu bimeze ndabibona yuko ari we muntu ngomba gushyira mu mako cyane cyane ko ari we urukundo rw'ubuzima bwanjye rero kare uzi ko iyo bimbwiye buriya uzajya uri akenshi mba ndi kukureba cyane rero kare burabizi ukomeje kubivuga gutsimbararaho ngo wafata umwanzuro nawe ufashe nkakomeza kurara nkanjye se karibu mureke ese ni iki nari ngiye kuvuga ngo uzi kubona nk'icyobo urabona nka cya gihe twajyaga kuvoma ukabona nk'ahantu utahiteguye icyobo bari gukora iki njye mbonye icyobo uri kugenda icyobo nagikatira wagikatira nawe ari wowe mbona kiri imbere yawe nkakubwira nawe ati nako nibisize ubuzima busanzwe ko twabigenzaga cyangwa ugasubira inyuma wasubira inyuma wanasimbuka bari icyobo gito nyine byose birashoboka rero njye numva twabigenze no kuri mukobwa mba wabanza ukitonda abanza uri gukamumenya ntabwo muziranye ndetse muraziranye turaziranye nese umuntu tubanye mu nzu iki gihe cyose ibyo biguhereza imbaraga zo gutangira kumva yuko ufashe umwanzuro wa nyuma wo kubana nawe ntabwo ngiye si ugutangira kumva ndumva umwanzuro narawufashe arere kwisengera saba gukira umugore wanjye mbona wagira ngo umwiyumvamo ntabwo ari ukumwumva kuko sindashaka no kumutereta ahubwo ni uko Karebo uri inshuti yanjye twarareranye yo kuba nakubona uwo wasaze wirukanka ku musozi cyangwa jeje ukambwira ati nk'uko wambwiye ngo ufashe umwanzuro ngo bigiyemo cyo nkajya kubona uri kumbwira ati rero buraya nafashe umwanzuro ntabwo byashimye nkasenya se icyo nari ndimo mvuga oya no wasenya ntiyasenya na mayi mana umukobwa iraga ufite ubwire uno munyarwanda yavuze umugana aki yajyayo umuretse ako bavuga umukobwa njye ntabwo ndi umukobwa ase wamaye cheers ko ngewe nkwaye inkuru yakunaniye cyamwana ubo Hello Brian uriya mukobwa numva kugira ufata umwanzuro wo kumwishyiramo watangira ugafata umwanzuro wo kumwikuramo ahubwo kandi bikubwiye nk'inshuti yanjye si wampamagaye ukambwira ngo ndagushaka ngihute ngo gahunda zose zawe zihagarika rero kamubwiza ukuri sibyo njye byo nsimbikunda njye mbashaka niba umbwiye ikintu umbwira ikintu cyumvikana gifatika ume fact umbwira uti uyu mukobwa namubonye mu migina yateze cyane namubonye muri club bimeze gutya na gutya ukanyereka n'amafoto nkaba ni ibi bintu ari kuvuga nibyo bifite fact nese urambwira ngo akora uzi ko Brian ibyo nge nabijyamo ntabwo ngiye kukwangisha n'umuntu mukundana nese ubwo urumva uri gukora iki cyangwa waramushuti yanjye oya mbwira niba waramukunze menye ngo duhanganiye umukobwa menye nuko tubigenza kare ngo duhanganiye umukobwa ahubwo icyo nageraga kongera ugende urebe neza kongera usubire mu mwanzuro urabizi ko ari cyo bamamagariye ngire inama sibyo rero nimba ari uko bimeze genda wongere ubyigeho ubirebeho neza noneho uzambwire ngo nabonye undi muzima bro umukobwa namwizeho tumaranye igihe tubana mu nzu uwo ndi kukubwira ngiye kurongora ndamuzi bikorera inshuti nirengagiza uyu mutima wamukunze
nta na kimwe amamureke ngo nuko atankwiye ese mureke ngo nuko ari umuboyi ese mureke nyuma njye mbeho nicuza kubatandi ruhande ese kari unyura ese kari unyumva mbwira ibyanjye byose. This is love and sacred, love and sacred, love and sacred. This is love and sacred. uko si cyo tuwe bwoba nakubwiye ngo nawe hari yaragiye bisanzure uzi ko ubonye ntabwo umwumbuye njye ntabwo ushaka gusubiza hariya kugira ngo mama atakureba ariko hano baby oh my god I miss you No. baby ushaka just kuryama baby tangiye kubonera isoni kandi bikorera inshuti nirengagiza uyu muti ndabona nta morale ufite wagira cyangwa ndananiwe ntabwo ari unkumbuye kandi uratangiye no gusa ndishimye nimba ari ahantu nkunda muri buno buriri pe igo bitarabaho ku isi nkunda kuki utinda wagiye wituza njye mubwira ngo yagiye hituza baze ko noneho umva noneho nushaka kumara icyumweru ubu neza yaragiye yaragiye nawe ugateganya kugaruka akimana irakunda koko igo cyane bitarabaho wishimye uranezerewe ibindi bihe nibyo mba nifuza sheri sinzabona umugizi wanjye iteka ryose ndabuwawe kangahe ngeze uko noneho ngo ikiguzi cyose uri bunsare bitewe n'uko nishimye ndagikora ibyo ngibyo ni inshingano zawe urabizi sinakubwiye nkubwire icyo nshaka tujyayo none se ko ubizi yuko nta kazi mfite muri iyi minsi ahubwo se je baby nawe urakabya wagiye ureka uzi ko ufite ifemba nyinshi oh my god I love you baby kandi nawe uzi ko uba ugiye ukunda wagira ngo uba ugiye ukunda isura yose no ntabwo ngomba gushimisha nakora buri kimwe cyose mva ndishimye ndumva ikintu kumwe atasinze ndananiwe anadare vuna bwaje muhebe bikorera inshuti nirengagiza uyu mutima wamukunze nta na kimwe amamureke ngo nuko atankwiye ese mureke ngo nuko ari umuboyi ese mureke nyuma njye mbeho nicuza